reka twibutse abakurikiye ikiganiro ndi kumwe kugirana na Tom Ndahiro akaba ari umushakashatsi ku bintu birebana na genocide yakorewe abatutsi n'izindi genocide zabaye ku isi ariko nanone by'umwihariko akaba ari umushakashatsi mu birebana no guhakana no gupfobya genocide. Turacyakomeza kuganira, twari tugeze ku ruhande rwabo avuga ko aracyakomeza kutubwira abantu bahakana genocide n'uburyo babyitwayemo. Tuvuga nko kuri aba bombi, Victoire Ingabire mukunze kuvuga muti nawe ahakana genocide ndetse ngo agakorana n'imitwe yitwazije ibirwanisho, ubwo urumva ifite intego yo kurwanya igihugu. Hari n'abandi nabo turagenda tubageraho umwe. Victoire Ingabire turaganira akatubwira ko atigeze agira igitekerezo gihakana genocide yakorewe abatutsi, akavuga ko ahubwo ikibazo cyuko yarigeze kuvugira ku rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi ko n'abahutu bakwiye kwibukwa, aricyo cyabaye ikibazo kuba yarabivugiye ku rwibutso, ariko atari cyo gitekerezo cye kuko n'ubundi yari yaje kuranda hommage, kwibuka, kureba aho abazize genocide baruhukiye. Kubera iki mwe mu bimushinja kandi we abihakana, ndetse n'ubu ngubu kuba ari hanze atarabishyikirizwa imbere mwe nk'umushakashatsi nimubona ko, reka mvuge ngo ntimutana mu buryo umushakashatsi yakitwaye? Etienne, ku kibazo kijyanye na Ingabire, Victoire Umuhoza IVU, sinzi imyaka ufite y'amavuko 38, wagombye kubuzi umuzi mbere ya 2010. naramwumva mu banyapolitike batavugaga rumwe na leta. Ntabwo rero nigeze mfata Ingabire Victoire Umuhoza nk'umunyapolitike, na n'ubu simufata nka umunyapolitike, nta n'umuntu ushyira mu gaciro ukwiye kumufata nk'umunyapolitike, akwiye kumufata nk'umu ideologue wa genocide. Akaba ari Kigali atuye hariya cyane, nije bivuga ndi responsable y'ibyo mvuga, kuko Ingabire ntavutse none, gira ngo afite imyaka ubu ntamaze kugera 50 nangahe n'ibiri ngaho hafi aho 52 bijura 50. Muri genocide yari afite 50, yari afite 25, ubu afite 51. Mbabarira nkubwire ko ku muntu wese wumvise Ingabire mu mwaka wa 2010 yaje hano amaze imyaka 10 ayobora ikintu gishyira hamwe cy'abajenosideri cyitwa RDR. Imyaka 10 habayeho na transition, yatangiye RDR yitwa Rally for the Return and Democracy, nuvuga ngo Rassemblement pour le Retour des Réfugiés et la Démocratie. Mu mwaka wa 2002 bihinduka Rassemblement Républicain, ibintu ariko guma ari RDR. Iryo shyira hamwe icyo kintu cyitwa ishyaka rya politiki ni bande bagishyizeho? Bizimungu, General Augustin Bizimungu, Colonel Ntiwiragaba Loyize, Renzaho Tarisisi, Ndereyehe Karori. Ndakubwira abantu bari mu nama ya mbere ishinga icyo kintu iryo shyira hamwe ry'abagome, icyo cyitwa ishyaka ariko rishyira hamwe ry'abagome. Ntabakuze Aloyize, Ndereyehe Karori ntaho ntuye, umuntu aho Nzabahimana François n'abandi membre biryo shyira hamwe bari bande. Ndakubwira ngo umuntu uyu munsi uhakana nutazi ibyo bintu nawe wishyiremo. Membre ba RDR bari bande, Bagosora yari umwe muri membre wabo, Nahimana yari umwe muri membre babo, Baragwiza yari umwe, Baragwiza Jean Bosco yari umwe muri babo. Benshi mu gice cyose cy'abantu bo hejuru ba RDR n'abantu bakatiwe narusha, ni n'abantu bazwi kuba bakuze.
nawe ubwe uyu munsi Ingabire azaze IVU azaze hagarara avuge ngo icyo kintu sinakiyoboye. Bigaterwa n'iki kuba kugeza ubu leta y'u Rwanda ibyo bintu itarabimukurikiranira. Irabizi. Kubimenya ariko byaba bihagije. No please, erega hari ikintu cyo mwebwe mwirengagiza ikintu kimwe. Wowe nta mutima namugira. Leta ejo bundi Karasira yakomeje kuvuga ngo kuki mwaretse ngo bagiye bareka ngo rwarakabije kaza akavuga icyo. Hari abantu bagiye muri ibyo bitekerezo baza kumenya ko ari amafuti. Urumva? Baranabirwanya. Rwarakabije n'umwe muri bo. None rero noneho rero ngaruki kuri Victoire we ibitekerezo baranabimukurikiranye hari ibyo kwandika bitaramusubiza imbere y'ubutabera. Hari si we wenyine. Ikibazo nukubyigisha. Ikibazo afite yewe nanjye mfite ikibazo cy'uko leta y'u Rwanda ahubwo yarakwiye kumukurikirana kandi no gukomeza kwifata nk'umunyapolitike kandi ari umukriminali. Bisubiremo uwo ari we wese nawe nk'abanyamakuru noneho mfata abanyamakuru bose bafate Ingabire nk'umunyapolitike itari umukriminali ko ari ukwirengagiza ukuri. Kuko uzambwire ahantu ukaba ushaka ko n'abanyamakuru natwe tumufata nk'umukriminali. Uri umunyarwanda ufite responsibility, ufite inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ukwiye kuvuga uti ariko mu banyarwanda harimo abantu batandukanye. Ntabwo umusirikare uri ku muhanda urinze umutekano azitwara nk'abana barimo gukina umupira. Ariko bose ariko wowe ikibazo kimwe cyo uri udashaka kwemera. Icyambere uremera ko uyu muntu wari utamuzi. Ntabwo ari icyo ntashaka. Uramuzi cyangwa ibyo bintu nkubwiye ndabizi twarabiganira. Nande nawe mu kiganiro bibiri deja biri no kuri ntuzi. Hari ahantu reka nkubaze umuntu no banza wumve Etienne turaganira ku bintu bireba na Etienne no ndakubaza none reka nkubaze urambaza kubijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Yemera ko yayoboye ishyirahamwe ryashyizweho n'abantu bakoze jenoside. Ntabwo umubona ko nk'umuntu tuvuga yenda ko yanakoranye n'abagosora n'undi wese niba yarabikoze uwamureba mu ndorerwamo y'uyu munsi aracyari wa wundi. Aho rero niho nshaka ko tuguma wenda amateka dushobora kuyajyamo ikiganiro kikaba kirekire cyane. Kubera ko ntabwo ari itandukanya nabo muri ibyo bitekerezo. Akenshi abantu bakunze kuvuga ko Ingabire Victoire ngo ashobora kubazira ibitekerezo avuga bihabanye yenda n'amakosa rimwe na rimwe akorwa n'inzego za leta y'u Rwanda. No, jewe kibazo cyanjye sibyo. Ibyo ngibyo birebana n'abindi. Ibyo ni imvugo bakoresha kugira ngo icyo kindo bagitwikire. Abanyamakuru nabo bakanga kureba hahise he kubera ko ari habi. Ni nko kwirinda ahantu hanuka umuntu akaba nuka ugashaka ukifata ukamubaza ikibazo ureba hirya ariko kutagira ngo utanukirwa. Urumva? Buriya n'abandi bavuye muri FDLR bagataha mujya mubareba ku ruhande rubi rwiza gusa rubi mukarureka mukavuga muti yavuye muri FDLR ariko ibyo reka tubireke. Umuntu wese afite ukuntaza. Sibyo? Hari umuntu umbajije ngo abantu bavuye muri FDLR b'abasirikare bakoze iki? Benshi bakoze ibintu byiza gitangaza hafi ya bose. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ariko bikavugwa ko hari n'abandi bari barakoze ibi. No, reka uzajye wibaza reka nkubaze. Wowe ubutabera bwagiye butangwa mu Rwanda kugira ngo u Rwanda rwubakwe rwisane. Harimo no guha igihano cy'imyaka 30 umuntu wishe nk'abantu 10 n'abangahe. Sibyo? Utekereza ko muri jenoside utekereza ko ari igihano kijyanye n'icyaha yakoze cyangwa ni igihano gitangwa kugira ngo u Rwanda rukomeze rujye mbere? Akaba ari nako ni nako ni ikigoryi mu bindi muri gereza reka tumureke. Ariko nawe ntiyumve ko kumurekeraho
bimuha uburenganzira bwo kuvuga ibidakwiye kuba bivugwa. Ntabwo yigeze numva icyambe asa n'umuntu waguye ikinya, njye mbyita ko gushanyarara. Hari nk'ibyo wifuza yajya avuga? No, na icyambere nabanze aje imbere aje asaba abanyarwanda imbabazi kuba yarashyigikiye ingengabitekerezo ya jenoside mu buryo bugaragara, kuko ntushobora kugirirwa icyizere n'abagosora na Nahimana na Bizimungu nande batakubona urumwe muri bo. Kuba yaravuze ati ndasaba imbabazi kuba naravugiye ku rwibutso. No, please mbabarira. Ikibazo cyo ku rwibutso, kuki umufata ingabire wo ku rwibutso ntumufate ingabire wa mbere y'urwibutso? Erega ibyo yavugiye ku rwibutso ni agace kamwe k'ibyo yaharaniye kuva muri 1997 nakubwiye. Yayoboye RDR ku rwego rw'isi kuva mu mwaka wa 2000, ariko kuva muri 1997 yayoboraga RDR ku rwego rw'Ubuholandi. Wimufata nkaho ari uwejo muri iyo politiki y'ubugome, nuwa kera. Iyo rero abantu iyo mudashaka kumva ko muri muteza imbere, njye naje kubaza nk'umunyamakuru. Noneho nanjye ndagusubiza nk'umunyamakuru bitihise, ntabwo nareba nkubwira nuko wowe kuki unzana mu 2010 nkubwira uwo ari we, wabanje ukareka n'abantu bakamenya uwo ari we, ko ingabire atavuze yavugiye kuri BBC inshuro nyinshi, kuri ataravugira ku rwibutso mu Kinyarwanda, interview nyinshi atarazariya ku rwibutso. Mwaka 2002 na 2003 yarandikaga, na 4 yagiye gusura abandi. Twe ntabwo tumuzi ku rwibutso gusa, tumuzi imbere yaho. Ariko waruzi ko anamaze no kugera n'ahanga batangiye kumukurikirana website ya RDR yanakoreraga no mu rugo iwe, kuko adresse ya FD Inkingi yavuye muri RDR yabarizwaga iwe. Abantu benshi bakurikiranyweho biriya byaha nk'ibyo byo guhakana jenoside turimo kuganiraho, bikunze kuvuga ko batinya kugaruka mu gihugu. Kuba Ingabire Victoire we ku giti cyawe nk'umushakashatsi muri ibyo ushinja icyo cyaha yaratinyutse akagaruka mu mwaka wa 2010, ntabwo ubona ko wenda harimo courage yuko yumva nta kintu yishinja? Nicyo kibazo rero. Iyo kuba yumva ntacyo yishinja, afite ikibazo mu mutwe, kuko ntabwo ari umva ko ntigeze yumva association cyangwa isano y'ibitekerezo yayoboye anaharanira n'ukuri kw'amateka yacu. Urumva afite icyo kibazo. Hari abantu b'impuguke bize ikibazo cy'imitekerereze y'abantu, bavuga ko umuntu wagize ku rwego rwo kugira ingengabitekerezo mbi jenoside kuri urwo rwego agira icyo kintu cyitwa gushanyarara mu mitekerereze, psychological numbing, ku buryo ntashobora kubona ko icyo akora ari kibi. Nawe ntabwo arumva ko ibitekerezo yaharaniye imyaka myinshi ari bibi, yumva ko ari politiki. Akaba ari cyo cyamuteye courage yo kuza mu Rwanda. Na nuba kubwa akibirimo. Ahubwo ikibazo cyanjye n'abantu batabyumva ko ari umuntu ufite ikibazo. Iyo psychological numbing ko yemezwa n'abaganga, wowe ubibona? Ayo ni ntabwo yemezwa n'abaganga, ni ikintu gisanzwe kuvuga ngo urabona ko ibitekerezo by'umuntu ntabihindura. Ntabwo psychological numbing ntabwo yemezwa n'abaganga. Ureba consistency y'ibitekerezo ahinduka. Ariko nk'abantu bava muri FDLR urugero, bakaza barangiza bakajya mu rugamba rwo kurwanya ibitekerezo bya FDLR, bikubwira ko abantu bahindutse. Tukiri kuri iki cyaha cyo guhakana jenoside, ariko nanjye utarajya aho ngaho, ndashaka kuvuga ngo ni kuki abantu b'abanyamakuru, reka ngaruke ku kibazo cy'abanyamakuru wenda nkirangirize, badashaka kumenya ukuri ku mateka y'abantu nk'abo. Ese kumenya kujya hirya yabo bitwaye iki? Nagira ngo icyo kintu wenda kizagira indi deba, ariko umunyamakuru ntashobora kwivuga ngo yewe ngo ibintu byose mbishyira imbere ngo kuko byaje. No, iyo Tom ntabwo umunyamakuru yareka kubona interview tuvuge
y'umuntu ukomeye yenda Amerika ikurikiranye ngo nuko Amerika imukurikiranye. uzanshakire excuse me uzanshakire interview y'umunyamerika na Osama bin Laden uzaba unsinze. Habayeho no kuzishaka zikabura. Oya uzayinshakire interview y'umunyamerika na Zarqawi kuri CNN. Uzanshakire interview urimo uravuga interview z'abantu ubwabo bari barwanya Amerika kandi ku rwego rwo kuba ari abateroriste. Ariko noneho uzanshakire interview z'abantu bazwi nka Nazis cyangwa self proclaimed neo Nazis. We nashobora kwa ndimo nkubwira ibintu ndabyumva ikajya kuri mainstream media. Icyo gihe nzaba naribeshye, ariko hari ibitekerezo bikwiye kuba suppressed. Ndabisubiramo nk'umunyamakuru nanjye ufite background ko si ibitekerezo byose byemerewe kuvugwa nubwo wabuzi ko umuntu abifite. Reka dukomeze ikiganiro nibirebana no guhakana ingengabitekerezo. Mu bibona gute kuba abantu barokotse jenoside basigaye nabo bafatanyije n'abavuga bati twibuke jenoside yego, ariko hariho n'ibindi bintu bigomba kuvugwa mu mateka by'ubwicanyi bwabayeho, bigakorwa n'abarescape barokoyewe na FPR muri 1994. Ibyo bintu mubona biterwa n'iki? Hari impamvu ebyiri. Iya mbere ni icyo nigeze kukubwira, ntabwo ngivuze ari bushya, cya indi sumbi ndagu. Icya kabiri ni ukutamenya, ni ukuba ni uguhumana, ni amahumane aturuka ku bitekerezo bagiye bashyirwamo igihe kinini n'abajenosideri. Reka mpene ku cyambere. Ubu ngubu umuntu yumva ko uburyo bworoshye bwo kumenyekana ari kurwanya leta mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hahagurutse umuntu akavuga ati leta y'u Rwanda hari ukuntu isesagura umutungo, hari ukuntu yakabaye ikora ibi muri politiki ni it's okay. Muri politiki bibaho kuko buri muntu afite ukuntu abona politiki sociale, économique n'ibyo nta mu bihoro myiza n'ubukungu, mfite ukuntu uburenganzira bwa muntu bagakwiye kuba ibi nibi bikorwa ariko ntibikorwa. Ibyo umuntu avuga ngo ntavuga rumwe na leta birasanzwe. Ariko guhakana jenoside no guteza imbere uburenganzira no guteza imbere cyangwa gushyigikira ibitekerezo bya jenoside bisa nk'aho ariyo turufu ya mbere yabayeho bakoresha. Ari nacyo kintu unabona ko buri muntu wari we wese araza uzamutse wari wese, buri muntu azakubwira ati nta Kayumba Nyamwasa ati Perezida Paul Kagame niwe wahanuye indege ya Habyarimana, niwe watanze amategeko ndetse twanicaga n'abantu, kandi bamubwira ati ariko kuki utivuga kandi ari wari ufite ubuyobozi ibi nibi atoya ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo n'ibintu nk'ibyo. Nabo bandi ukibaza uti ese uwo muntu wacitse ku icumu vonga abantu baratuteza abantu bacitse ku icumu, umuntu wacitse ku icumu yo hataba FPR abari abavugirahe. Ubushakashatsi wakoze bwakubwiye ko babiterwa n'iki? Babiterwa none narinje ku gice cya kabiri, narinje ku kibizo cya kabiri, icya mbere cyo inda gusumba indagu. Umuntu agakunda ibyo nibidakundika cyangwa akashaka kumira ibitamirika.
umuntu agize atya nigeze kubona interview y'umuntu witwa niba ari Gwiza Gwiza muramu wa ni nyina wabo wa Diane Gwiza Tabita Gwiza Tabita n'ubu avuga ko Ingabire Victoire ari umuntu w'intwari cyane. Nibyo ngibyo nakubwiye ko iyo ushima ikintu kibi giye bimenyereka ko mu mutwe wawe hari ikintu cyakubaye kabaye. Nibyo nkubwira naranabyanditse simbikubwiye none. Ni nkuko iby'Ingabire ko atari umunyapolitike ari umugome nabyo simbikubwiye none ndabikwibukije gusa kuko narabyanditse. Noneho ukavuga uti bishoboka bite ko umuntu ukoranye n'abajenosideri uyu munsi abaye intwari y'umuresikape kumuresikape. Icyo gihe ntabwo mbitindaho ndavuga ngo ibi ni iki, nkavuga ngo hari ikintu mu mitekerereze y'umuntu kiba cyahindutsemo. Ariko noneho hari n'impamvu ya kabiri. Iyo naje ko hari propagande imaze igihe kinini guhera mbere ya jenoside kugeza n'ubu yuko yo guteranya RPF n'umututsi wari mu Rwanda ngo iyo zitaba inkotanyi ntabwo twari kubica, iyo bitaba inkotanyi ku gitero ku ntambara zagabye kuri leta ya Habyarimana jenoside ntiyari kuba. Nuko jenoside yarabaye bikwiye kubazwa inkotanyi. Ibyo bimaze igihe bivugwa iyo justification bajudiriva bakagenda bakanabyandika amakuru bayabaha nabo. Uyu munsi iyo groupe ya 36 mu bantu bahaye kopi babaye inshuti zabo harimo abantu bagiye barwanya ikintu cyitwa kwibuka igihe kinini. Mu bantu banditswe bahaye uretse ndavugamo organization imwe yitwa CRIR Centre de contre l'impunité iyoborwa n'umuntu witwa Joseph Matata. Joseph Matata niwe wadukanye ikintu cyuvuga ngo yibuka ngo ni syndicat de delateur ko ari urugaga rw'abashinja b'inyama cyangwa ababeshyi. Uyu munsi babantu 36 nibo noneho nukuvuga ngo Matata Joseph na Kiririye n'abanyakuri. Ndetse umenya na Jambo barayihaye kopi n'abandi nkabo kubera ko basiga bakorana imitekerereze yarabaye imwe. Icyo gihe rero bikubwira ngo ni ingaruka za propaganda imaze igihe ziragenda zikagira ingaruka no kuri nyiramukubitwa akifatanya n'umuntu wamumariye abantu. Iyo ni effect isanzwe. Ukavuga utese bishoboka bite? Nukuvuga ngo baragiye umuntu akibagirwa akazagira ya ndwara cyangwa ya situation bitwa Stockholm syndrome. Kumva ufitiye impuhwe n'urukundo umuntu waguhemukiye cyangwa kumazeho abawe, uyu munsi ukumva ari we ukwiye gutabarwa. Watumye ubasha no kuvuga ugasanga ari we mwanzi kubera ko politike yawe ariho igeze. Kuko icyo uracyavuga uti biravugwa n'abacitse kwicumu. Abangaba 36 saba ntabwo ari abavuba no mu mwaka no mu ntangiriro ngira ngo z'uyu mwaka cyangwa umwaka ushize baranditse. Icyo gihe bari 10 n'abangahe ubare wiyongereye kubera ko hari abantu bashyizemo n'amazina y'abagabo babo. Mbese n'imiryango kenshi uragenda ukareba ugasanga n'imiryango. Ikibazo nuko bavuga ngo hari abatotezwa ariko bakibagirwa ko abenshi baba baraha nta kibazo bafite. Ukeka ko uyu mubare ushobora kuziyongera
niba baratangiye ari 17 kwiyongera kwiyongera ku mafuti ntibivuze kwiyongera kukuri guhinduka kukuri kuko effect y'abantu nk'abo nakubwiye ko usanga ari n'imiryango n'inshuti si ukuvuga ngo ni ukuri kugenda kuriho ariko ahubwo se uravuga ngo abangaba uzareba ko abavandimwe babo barahangaha barabishyigikiye ibyo ngibyo ko babirwanya bazabishyigikira ryari ntibazabishyigikira kubera ko hari abantu hari abantu burya batagira batamwara kumwara ni ibintu bisanzwe ariko hari no kutamwara ni ibintu bisanzwe. Tom dusoza ikiganiro uvuga iki kuri bari abantu n'ubundi abuvuga za Jambo ASB n'abandi bose leta y'u Rwanda nkunda kuvuga ko bapfobya jenoside yakorewe abatutsi abavuga bati mu Rwanda icyaha cyo gupfobya jenoside gihanwa ku ruhande rumwe bakavuga ngo gihanwa ku bahutu gusa umututsi ngo ugiye hari akaba yavuga ati mwaratwiciye akaba yavuga ati mwabahutu mwe mbese agasa nk'utukana ngo nta hano ariko hagahanwa uvuze ati murabeshyera ubusa tuzongera murabeshyera ubusa tuzongera ni kuvuga ngo iki tuzongera jenoside izongera ariko utukanye yenda akaba yatuka abo mu bwoko we avuga ati abahutu mwarahemutse muri byose agatukana ngo uwo nguwo ntabihanirwa uriya wundi utukanye atuka wenda abo mu bwoko bw'abatutsi akaba we ngo yabihanirwa bakavuga bati jenoside mu Rwanda ihanwa ku ruhande rumwe kandi icyaha cyagahaniwe umuntu ufite iyo kintu cya divisionism haba ku bahutu cyangwa ku batutsi ubwo no kuva racism cyangwa ivangura urumva nironda ruhu cyangwa ironda bwoko ni cya kimwe gitandukanye ni cya gitandukanye n'ingenga bitekerezo jenoside icyo ni kimwe icya kabiri ntabwo byaba ari ukuri ko abantu bakora ibyaha bimwe bagahanwa mu buryo bagakurikiranwa mu buryo butandukanye kuko byaba ari ivangura ni byaba ari discrimination. Ikindi nuko umuntu avuze ati umuntu yatutse ubwoko runaka ntakurikiranwa abakwiye kuvuga ngo kanaka yatutse ubwoko. Gutuka ubwoko ni icyaha, kwibasira ubwoko kwibasira ubwoko ngo ubwoko bwakoze icyaha n'ikindi sibyo. Urumva nk'abantu bahakana jenoside muri iyi minsi baravuga ngo ntitukavuge ko hari jenoside yakorewe abatutsi ngo kubera ko ngo bivuze ngo bitera ipfunwe umuhutu. Me hari jenoside yakozwe kandi yakozwe yibasira abatutsi, hari abayikora bavuga ko bayikora mu izina ry'abahutu, kandi ibyo nabyo bikwiye kumvikana ko niko bimeze no kugira ngo niyo nyito ihinduke byatewe n'umwanzuro w'urukiko mpuzamahanga bivuga ngo nta muntu ukwiye kongera gushidikanya ko hari jenoside yakorewe abatutsi. Reka ngaruke ku kindi kijyanye no ku warubajije niba hakwiye kujya bivugwa cyangwa bitavugwa. Icyambere cy'abanyamakuru bakosa n'abanyapolitike abo bitwa abanyapolitike baguma iyo bavuze ngo ingenga bitekerezo jenoside cyangwa ngo iki ngiki ni kibi bagitwerera leta y'u Rwanda nko gukonfirima ko jenoside yakorewe abatutsi itakorewe abandi n'umwanzuro w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha mu mwaka wa 2006. Ariko na n'ubu iyo mvugo ntibayikosora. Academicians n'abanyamakuru n'abashakashatsi bandi niyo babivuze baravuga ngo ni leta y'u Rwanda ivuga ibi no
u Rwanda rwashyizeho principe muri constitution, ariko responsibility, inshingano yo kurwanya iki cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside no guhakana no gupfobya ni y'umunyarwanda uwo ari we wese n'umuntu uwo ari we wese ushyira mu gaciro, si ibya leta y'u Rwanda. Ahubwo ikibazo kuba bidakorwa ni iki? Ese kubiceceka niyo mahoro? Ese umuntu uvuga ngo birekeraho ngo kubera ko ngo nunkoma uragaragaza urabumpa umhohoteye ko nta uburenganzira bwanjye bwo kugaragaza ibitekerezo? Ntabwo ari byo. Amategeko mpuzamahanga nawe komiseri muri droit de l'homme, amategeko mpuzamahanga avuga ko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo buremewe, ariko hari n'ubundi bugomba gukumirwa kugira ngo kubera impamvu z'umudendezo rusange. Ariko none by'umwihariko ku kibazo kijyanye no guhakana no gupfobya jenoside, impamvu bikwiye kurwanywa ni iki? Nuko guhakana no gupfobya jenoside nibyo bibanziriza jenoside bikanayiheruka, ni ukuvuga ngo bitegurira n'indi. Kwirwanya ni inshingano ya buri wese, nta muntu ukwiye kwitwaza ngo arakora politike, ngo arakora itangazamakuru, ngo arita ko ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ngo ahakane anapfobye jenoside. Aba akwiye kubikurikiranwa kandi akabikurikiranwa nk'umuntu ku giti cye, bititwa ko ari politike. Politike iyo yahindutse ikintu gishobora guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Hari urubanza rwigeze gucibwa na komite y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye mu rubanza rw'umuntu witwa Forisson, Robert Forisson, yari yabaregeye ku manza yari yarakatiwe ko adakwiye guhanirwa kuhakana ko atabayeho za chambre à gaz ku Bayahudi. Iyo komite y'uburenganzira bwa muntu yo kwishyira kwizana y'uburenganzira bwa muntu yaciye urubanza muri 1993 ivuga ko guhakana no gupfobya jenoside bikwiye gufatwa nka antisemitism, urwango ku Bayahudi, ikwiye gufatwa nk'icyaha kitajyanye no ku burenganzira bwa muntu bwo kugaragaza igitekerezo, kuko atari ukugaragaza ibitekerezo, ahubwo ari ukubangamira umudendezo w'abandi no kwica urupfu rwa kabiri. Abatubwira cyangwa dusoma cyangwa tukurikira ibiganiro byabo bakunze kuvuga bati politiki ya ndi umunyarwanda iyo nibura ibiretse ikareka kugira, kubera ko ngo byabaye nkaho ari ukuguma gushimangira cyangwa gushinja ubwoko runaka, mu bwoko bw'abahutu nk'uko babivuga, icyaha cya jenoside, aho kugira ngo kibe ikintu cyo gufasha ko habaho kwiyunganya. Bakavuga bati ndi umunyarwanda yasubije inyuma abantu, aho ngo abayobozi bamwe na bamwe bagiye bavuga bati dutewe ipfunwe n'iby'ubwoko dukomokamo bakoze, ngo ibyo bintu byararengereye. Mwebwe mubivugaho iki? Ibi nibyo twumva n'abantu hirya no hino nk'abo ba Jambo wa SBL n'abandi bavuga, mwe mu byitiki? Nta gitekerezo cya Jambo wa SBL mpagaciro. Uzareke bakomeza babivuge, kubera ko ntabwo icyambere kuba kwibukiranya ko umuntu ari umunyarwanda nta kintu nibyo, turi abanyarwanda nyine. Kubyibutsa birakwiriye, yego birakwiriye. Kubera iki bikwiriye? Uburyo politiki ya ndi umunyarwanda iteye. Ese kubera oya, erega ikibazo nuko batuma kuki yabayeho, nuko politiki yazanye jenoside, ikintu cya mbere yishe umututsi, yishe ubunyarwanda. Abo bibangamira nuko babazi ko base na basekuru babigizemo uruhare. Nuvuga ngo ntago babashaka kwibutswa. Ni icyo ngicyo cyo kudashaka kubona, kureba ikintu kikureba wowe. Ese ko nkubaze umuntu kuvuga ngo
twarakosheje abadage nubwo bose ntabwo barabanazi ariko igihugu cyabo cyasabye imbabazi kuri holocaust yakozwe kuki abanyarwanda batabikora nanabigarutse nanabivuze ndanabishimangira ntiyazagire uje abeshya ngo buri muntu wese ngo buri ikibazo icy'ubwoko ku Rwanda uhere kuri Parimehutu yishe ubunyarwanda Sederi yicaga ubunyarwanda iyo RDR yabangabire yicaga ubunyarwanda kuko kuri bo umunyarwanda ni umuhutu iyo nindi topic nakubwira n'ibimenyetso kuri bo ni ukuvuga ngo abantu bose uvuze ko ari abanyarwanda uba utwaye turufu yabo urumva ntago bashaka ikintu kibutsa ko umunyarwanda wese ari umwe kubera ko batunzwe ya abantu ba Jambo na ba Kiriri nabande bose iyo uvuze ubunyarwanda ubushenye akarima kabo bahahiramo ubushenye politike yabatunze igihe kinini urumva ntago bashaka kubyumva ubivuze ahinduka umwanzi ugaragaje ko icyaha cya jenoside cyakozwe bamubwira ko arengera baramutuka bakamujujubya ni kimwe n'umuntu watangira kwirata ngo umututsi ngo ndigitangaza ubututsi se buvuze iki butuma umuntu buri we butuma bukurinda indwara buzamura ubukungu bw'igihugu ubwoko buzamura iki abakuririza ubwoko baturusha iki reka dusoze ikiganiro tuvuga ku itangazamakuru twiye kubona muhanganye kuri Twitter na mugenzi wacu umunyamakuru ERIC BAGIRUWUBUSA abantu baravuga ngo harimo no kumushinja ko ngo nawe yaba afite ingengabitekerezo ya jenoside nibyo ikintu mwapfuye kirebana n'ibyo byari byavuzwe mu gihe cyo kwibuka bivuzwe na Dr uyobora CNLG mu bivuga hiki bavuze ko mwashinje umunyamakuru ikintu kiremereye nk'ingengabitekerezo ya jenoside si nkimushinja wenyine reka muvane mu izina wenyine mushyire hamwe n'abandi banyamakuru bakora nk'ibyo witse ko agira umwihariko rimwe na rimwe hari amaradiyo cyangwa ibitangazamakuru Voice of America na BBC y'igihe kinini ibyo ndakubwira ni ibintu nanditse si bifite abanyamakuru bafitanye background na Hutu Power bayitiye Karekezi n'abandi n'abantu bagiye bateza imbere izo ngengabitekerezo za RDR BBC n'ibintu nanditse wabishaka umuntu kuri je ufata ibintu urashaka kwibuka ugashaka igitekerezo cyangabire ariko na rimwe Ingabire Victoire na rimwe ntumubajije ukuntu yamaze imyaka ingaha ayobora RDR ukuntu yizewe n'abagosora wakizerwa na Nahimana akizerwa na Bizimungu bamwizeye bate yewe abantu nk'abo banyizeye banakana mvuga neza nasanga ari ikibazo cyo kuba umunyamakuru yamwegera akamubaza nkuko bikaba byakwitwa ingengabitekerezo n'umuyoboro mbisubiremo please umunyamakuru ashobora kuba niyo atafite ingengabitekerezo ya jenoside akaba umuyoboro wayo mbisubiremo akaba umuyoboro wayo yaba bizi cyangwa atabizi BAGIRUWUBUSA n'umuyoboro wayo cyane n'abandi bose n'abandi iyo utangiye gufata Ingabire nk'umu Victoire nk'umunyapolitike usanzwe ukirinda kureba ibya mbere ya ryari ntushake kureba ngo hari ibyo atajya avuga wazambarije uzagiye numbaza uti hari ibintu ndahira avuga ko utavuga iki kiganiro azacyumva hari ibintu utavuga wize ute n'abagosora wize gutwe na Nahimana wize dute n'abajenosideri bose bakakugira umuyobozi wabo Tom Ndahiro turabashimiye cyane ku kiganiro mutwemereye murakoze cyane